ndagicitse sha iyo kimfata cyane ku nkandamaza arabakoze ibye ntabakoze iby'abandi abana arimo umuntu w'inzobe bari nko kurasa hasi mugari boro gasoma gatatu batarasoma aho nari barasoma gatatu isa n'imenye zaramo data nubwo ari mutwara sima ariko no muyobozi wagira ngo simbizi sha umenye ikisi ibiro bibiri by'akawunga tugiye kumwisaka tugiye kuvuga ku by'umuryango wacu n'ubu bizanyemo bifu reka tubire tubategereze naho rero ahubwo ndabona baje ndagicitse sha iyo kimfata cyane ku nkandamaza byihoresha ariko cya telefone umusime nzajya salama bro salama ariko ngo n'ubundi uracyonka akoze iki inyuma ya mwarimu uzi ibintu akoze arabakoze ibye ntabakoze iby'abandi ahise atera ingwa mwarimu iki subwo abantu b'inzobe batekereza basa mwarimu ahita amufata ariko ntiwandenganya ni ukubera inyota ntagabanyije ubugogi tugapanga igituza ibyo ni uko ubivuze wasamye urebesha telefone ni kofi aka kajamara sotse nabyo ufite ubikuye urabona ati cyatereka bage ku ntebe yanjye nasohoka nta kintu nza ihangane se turamwidomoro pe n'ubwa mbere ndi buraremo kabare kuba nabaho nda ku buryo urushyi papa yarankubise ndibura umwishyira wowe reba hano ruguru y'isoko yanze yasenyutse urukuta rumwe habona habaye ikizi babubakira se umufundisi ku ntego mani mu kigage cy'ubuntu niwe badatekereza ndabihakana n'ikintu kibaho utaritanga iby'ubuntu wambe sire rero nkubwire wambwawe